ikaze rero nanone mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze. Jamwe muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak veYaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholchim lilchot hayom habemus papam. Papa mushya yabonetse rero uyu munsi, reka tuze tubiganire. Ndabashuye mu izina ry'Imana ishobora byose, uhoraho, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Uyu munsi tugiye kureba iki? Tugiye kureba umupapa mushya waje mu batoye, Habemus Papam. Reka turebe rero ibyo umupapa. Ubuhanuzi buri kwihuta, ubuhanuzi burasoye, reka tuze turebe ibyo ari byo. Mbere yo kwinjiramo rero, reka manze mbashimire mbikuye ku mutima bakomeje kwiyandikisha muri benshi cyane ku bwinshi. Birangaragariza ko munyete ukuri, mushaka ukuri kandi mushaka kumenya ukuri, kugira ngo ukuri kuzabature kubavane ku ngoyi y'ikinyoma. Ndabashimiye rero mbikuye ku mutima. Ndabateriyandikisha namwe rero nimwiyandikishe, muze mushaka ukuri kuko gusangwa hano ku ijambo ry'umwimerere. Karibu nanone. Nuko mubimenyere rero, kanda like kugira ngo tuzamuke, kanda like kugira ngo tuzamuke ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, bamenye ibijya mbere uko ibintu bimeze. Papa mushya rero yatowe uyu munsi, reka turebe icyo bisobanuye. Mwese ngira ngo mwabibonye hirya no hino. Kanze mbyinjiremo mbigusobanurire nkore ku buhanuzi buri gusoza. Ari ubuhanuzi bukomeye bwahanuwe imyaka ibihumbi n'ibihumbi, bukaba buri gusoza muri iki gihe cyacu. Iyo bigeze mu gihe cy'ubuhanuzi rero bw'iminsi ya nyuma, nkunda kwifashisha no bitabo. Igitabo nanditse cya Ukraine muri 2010, nyuma y'imyaka 12 ibya Ukraine biraba, ira ntambara iraba. Hari n'ikindi cyo ku Rwanda nanditse 2014, ibiri kubona byo murabibona 2025, byose byagiye bitwara imyaka hafi 11 bigasoza bikaba. Ibyo nakubwiye ko bitangira umuhanuzi ntibikabe, kereka Imana ubwayo nimbwiye ngo umuhanuzi. Kubw'ibyo rero akaba ariyo mpamvu usobanura ko ntakunda kwinjira mu buhanuzi bw'iminsi ya nyuma, kuko nzi neza ko ubuhanuzi ntabwo bworoshye. Gusa dushobora kubusesengura tukavuga tuti dore uko ibintu bimeze. Cyambere rero ngomba kukubwira, shaka ukuri, kunda ukuri, usangize abandi ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana na rimwe. Kandi wibuke, ukuri kubohora imbohe. Niba ntabwo uri kuri muri wowe rero ntabwo uzabona Imana, kandi ukuri byanze bikunze kwishakira inzira. Ingufu z'ukuri zishakira inzira byanze bikunze, uko byagenda kose ukuri kuza hanze. Ngira ngo utangiye kubibona. Twinjira mu buhanuzi bw'umupapa. Mbere yo kubyinjiramo rero, reka maze mubwire ko nkwibutse ko byanditse byahanuwe kera na kare ko hari urusengero rw'ikizira, abominable church, yagombaga kuza ikayobya abantu, igahindura amatariki, igahindura amategeko n'ibintu byose. Urwo rusengero nta rundi ni urusengero gatolika rwari rwarahanuwe, ari rwo ruyoboye abantu benshi mu buyobe ku buryo batumva. Uyu munsi rero ugiye kubona ukabona umunyamerika ni wayo umupapa, ndibaza utangiye gukanguka uvuga uti ibi ni ibiki? Basimbutse za Brazil, basimbutse za Afrika, basimbutse Uburayi, basimbutse ahantu hose, baraje baguhaye umupapa w'umunyamerika. Ni ibiki bibaye? Ni bwa buhanuzi rero bw'iminsi ya nyuma, nkuko ngiye kubikwereka mu kanya, mbigusomere nkwereke neza uko inyamaswa ya mbere izahabwa ingufu n'inyamaswa ya kabiri. Inyamaswa ya mbere rero n'inyamaswa ya kabiri, ku bantu bazi iby'ubuhanuzi bazi neza ko inyamaswa ya kabiri ni Amerika, inyamaswa ya mbere ni Roma na papa wabo. Urabona ko noneho biri kujya mu buryo nta rujijo kiriho, byose ni umucyo ngubu. Tibimeze gute? Iyo witegereje rero ukareba ukure mu papa wagiye, uko yavuyeho, uko byagenze, ntabwo tubyinjiramo cyane kuko dufite uko tubibona, dufite uko isi babwira. Ukareba nuko uyu nguyu yajeho, ukareba n'aho aturutse, ubona ko hari ikintu kidasobanutse. Nibyo navugaga cyane ko iyo urebye umupapa agahita aturuka muri Amerika, ukareba buriya buhanuzi bwa Trump, nari narakubwiye ko Trump agomba kugarukamo, ko bacometsemo Biden. Byanze bikunze bafata umuntu babona wari unyotewe n'ubutegetsi, akaba ari ubutegetsi kugira ngo arangize gahunda. Uriya rero nawe wagiye, uriya mupapa wagiye, nawe nakubwiye ko bamukoresheje gahunda, arazikora, azenguruka hirya no hino mu bihugu by'Abarabu, za Aziya, he hose arazenguruka aragenda,
arangije gahunda igihe cye nyine kiba kirarangiye, ntabwo byinjiyemo ngo mbisobanure mvuge ibyo ari byo, ariko ngira ngo urabibona amatariki, amazina yazanye ngo ni Leo wa 14, kandi ubwo nahise mbona nagiye kubona mbona umubare 14 unje imbere, saa 8:14 binje imbere. Kumbi uriya mupapa njye ntabwo narebye neza ngo nitegeze ko ari Leo wa 14. Imibare y'ikiromani 10, 1 na 5 ni 14. Noneho nkomeza nibaza kuki iyi 14 iri kunza imbere umwanya wose, umunsi wose 14. Ni ibiki message Imana ishaka kuguha? Kuki rero bamwise ngo ni Leo mu cyongereza Leo bijya kumera nka Lion muri Amerika, Chicago nto yavuye. Wibuke bwa buhanuzi bw'inkone ebyiri nkunda kubwira ubuhanuzi bw'inkone ebyiri. Yuda aribo bari abirabura bari muri Amerika, bazahura n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika, bagakora inkoni imwe mu kuboko kw'Imana nk'uko tubisoma mu gitabo cya Ezekiel 27 na 29, ku buryo bazongera bagakora igihugu kimwe cy'Imana. Kuba rero ari Lion ava muri Amerika kandi ubwoko bw'Imana bukaba buri muri Amerika, biragaragaza iki? Biragaragaza ko, birashushanya ko ubwoko bw'Imana bw'abayuda bw'abirabura buri muri Amerika nibwo bugiye kuzaragwa ubutware. Urumva rero babakora kugira ngo bafate ubwo butware bwa Yuda w'umwirabura uri muri Amerika, noneho babuhe uriya mupapa bavuye ngo niwe nyir'ubutungane ufite imbaraga zose. Kanze rero tubyinjiremo ngo usomere mu byahishuwe, mpereke ukuntu ya nyamaswa ya kabiri n'iya mbere bihita byigaragaza ko Amerika na Roma ba Trump n'uyu mupapa mushyashya bashyizeho, ukuntu inyamaswa ya kabiri yari kuzaha inyamaswa ya mbere ingufu. Ni ibintu nayo ntari nakumva n'amaginga ya uyu munsi. Rero maze kubona uyu mupapa muri Amerika bamushyizeho, nibwo nahise nsobanukirwa iby'ubuhanuzi bw'inyamaswa ya kabiri, uko izaha inyamaswa ya mbere ingufu. Kuko ubirebye nka muntu ntabwo wabona ukuntu igihugu nka Amerika cyaha imbaraga Roma ngo bishoboke, ntabwo nabyumvaga. Ariko reka nze mbigusomere, noneho ndizera nawe urahita ubyumva ibyo ari byo. Turebe ibintu uko biteye. Tujye mu byahishuwe 13 kuva kuri 11 tugeze kuri 18. Haduka inzi dusome rero mu byahishuwe 13 kuva kuri 11 kugera kuri 18, twumve ibyizi nyamaswa ebyiri, inyamaswa ya kabiri n'inyamaswa ya mbere. Haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Wibuke inyamaswa ya kabiri na Amerika yashibutse, ishukanye ku Bwongereza, irazamuka iza kuri bino bihugu kuko byari bituwe n'ubwoko bw'Imana. Bwavuye he? Bwavuye muri Isiraheli. Isiraheli imaze gucikamo kabiri. Wibuke Isiraheli yacitsemo kabiri. Iya ruguru yari afite ubwoko 10 iyobowe na Jeroboam, n'iyepfo yari ifite ubwoko bubiri, Yuda na Benyamini, iyobowe nande na Roboam umuhungu wa Salomo. Noneho baracika bajya he? Bajya za Shuri. Bava za Shuri baramanuka baza za Fiji, binjira za Madagascar, banyuze za Australia, baratobora bajya muri Afrika, barazamuka bajya muri Amerika y'Amajyepfo, bazamuka bajya ruguru muri Amerika y'Amajyaruguru, aribwo ba Christopher Columbus bagiye kubareba muri 1892 kugira ngo babiraremo babice. Nari kubwiye ko bagiye bitwaje umuhanuzi w'igiheburayo witwaga Louis de Torres wabireba. Urumva ko bajyanye umusemuzi w'igiheburayo Louis de Torres, kuko abari baraho ngaho muri Amerika bari abaheburayo, barabarimbura karahava barabarangiza. Ariyo mpamvu bacitse bajya muri turatugo twose twa Jamaica, St. Vincent, turatugo twose twegereye za Amerika, niho bacikiye bajya kubera kwica. Ariyo mpamvu bari muri turatugo. Kuki mbivuze rero? Muri iyo nyamaswa ya kabiri yavuye mu gitaka, reka tumve uko byagenze. Byahishuwe 13, 11, 18. Some rero ibyahishuwe 13, 11 kugeza kuri 18. Haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe abiri nk'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Bavuga ko amahembe abiri rero ari abademokrate n'abarepublike bari muri Amerika, akaba ari bo baya nyamaswa ya kabiri. Itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihati isi n'abarimo bose ngo baremye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso imbere y'abantu. Ibyo bimenyetso
ni ibizaza ibyo ngibyo. Iyoboresha abari mu isi bose ibimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kuramya no kurema igishushanyo cya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Wibuke ko iriya revolution y'Abafaransa bavuga Napoleon ubwo yavanagaho umupapa, ubupapa bwabaye nk'uvuyeho, nibwo Roma yagize irongera irashibuka iragaruka. Ibyo biri mu muhanuzi, niba utarubizi urabimenye, ariko wenda tuzabigiramo tuvugaho utaha. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Ibyo nabyo bizaza biri imbere. Itera bose, aboroheje, abakomeye, abatunzi, abakene, ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Ibyo nabyo biri imbere bizaza, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda, kugurisha, keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Agomba kuzaba afite ikimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Reka bigusubiremo. Hatagira umuntu wemera kugura cyangwa kugurisha adafite ikimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha rero niho hari ubwenge. Ufite ubwenge abaye wa mubare w'iyo nyamaswa, kuko umubare ni umubare wa muntu, kandi umubare ni 666. Ibyo rero biri imbere. Nzi neza ko abankurikira muzi neza ko ibyo bintu byenda kuza, tuzababwira tuti dore ngibi noneho biraje, usibye ko niyo nzira biri kugana. Nakubwiye ukuntu basimbutse Uburayi, basimbuka za Brazil, basimbuka za Afrika, barazamuka baza gufata umupapa baguha umunyamerika. Ndibaza nawe udashidikanya utangiye kuvuga ati ibi bintu ndabona ntazi aho biva naho bigana. Tugane rero, hari inyamaswa ya kabiri n'inyamaswa ya mbere. Ibi bintu maze kubona uyu mupapa w'umunyamerika bazanye, nibyo byahise binza mu mutwe uwo mwanya. Tigute wibuke nakubwiye Trump nkubwira ubuhanuzi bwa Israel iri hariya uyu munsi. Iri Israel uko bahijyanye barantaga ari ubwoko bw'Imana, byongera ngo abizi, mbivugaho kenshi cyane. Nubundi buhanuzi nabwo nazinjiramo ukumva ibyabo, kuko byose ni umujyi umwe, niho bigana. Urabona ko izi mbaraga bari kuzishyira hamwe, ariko hakundi inyamaswa ya kabiri yahaye imbaraga inyamaswa ya mbere. Wibuke hari cya giceri cy'ubuhanuzi bwa Israel, uko Trump yigize nka Cyrus, umwami Kuro wahoze ari umwami wa Persia, akaba yarigize nk'umwami Kuro, yishyira ku giceri kivuga ko bazubaka urusengero rwa gatatu. Nabyo bizaza, biri imbere bizaza. Ari mpamvu ibintu by'ubuhanuzi tutagomba kwivugaho cyane, ko birimo ibintu byinshi bivangavanze. Ubyinjiyemo bisaba nyine kubyinjiramo ukabihoramo, kandi kubivuga buri munsi ndumva atari ibintu ngewe Imana yari yampamagarira, kuko nzi impamvu yabyo. Icyo giceri rero, urwo rusengero rwa gatatu, uyu mupapa bazanyeho Trump uko yagiyemo, nakweretse ukuntu Trump yaje manda ya mbere, arategereza bashyiramo Biden, noneho bagarura Trump. Kubera iki? Kubera ko gahunda za Trump ntabwo zari kurangizanya na manda ebyiri zikurikiranye. Niyo mpamvu rero bagobye gucomekamo Biden kugira ngo Trump yongere agaruke asoze izi gahunda zose. Ari hahandi ya nyamaswa ya kabiri Amerika yagarukanye imbaraga zikomeye ziciye muri Trump, kubera ibintu by'amakinamico byose bakoze birango bamurashe byose byinshi cyane. Noneho Trump agarukana imbaraga, bahita bakora kuri Roma niyo nyamaswa ya mbere. Uko babigenjeje sinabyamo cyane, uriya mupapa aragenda, amaze kugenda uyu munsi bagwaye umupapa w'umunyamerika. Urabyumva? Inyamaswa ya mbere rero ihawe imbaraga n'inyamaswa ya kabiri. Ubu bigiye gukurikiraho ni ukuvuga ngo bagiye guhuza izo mbaraga noneho kugira ngo bazafate abantu bose babajyane kwande, ku mwami w'umwaga ugiye kuza akayobora iryo dini ryahanuwe, idini abominable church, idini y'icyaduka, idini ry'ikizira ryahanuwe. Hari ibitabo byinshi riri muri iriya dini byarahanuwe. Niyo mpamvu ubona iyo ndigezeho nkarivuga, ndivuga nshize amanga, kuko nzi ko byahanuwe byanditse. Ririya dini ni abominable church yahanuwe kera na kare ko yari kuzaza igahindura ibihe, igahindura amategeko, igafata abantu benshi cyane, none ikabajyana mu irimbukiro badasobanukiwe. Iyo abominable church rero igihe cyayo kirageze kugira ngo birangire. Ariyo mpamvu ubona bari gufata umupapa w'umunyamerika kugira ngo bahuze imbaraga na Trump, noneho na wa Kristo nakweretse
umaze iminsi aje, sinzi niba baramubonye, noneho barangaza abantu kuri antikristo kumva gukora ibintu by'uyu mupapa mushyashuje wa Amerika n'aba Trump, noneho bahuza imbaraga bazihe wa antikristo baba bamaze kubaka rwa rusengero rwa gatatu Yerusalemu, noneho byose babihuze ajye hahera avuge ngo ni Imana, noneho bashyiremo abantu bya bimenyetso nakubwiraga umubare n'izina by'ya nyamaswa, ariyo noneho izafata igashyira abantu bose mu kaga, ibatera ibyo bimenyetso mu kuboko kw'iburyo no mu ruhanga. Nizo gahunda uyu mupapa rero kubajeho, akaza ari umunyamerika, baragira ngo bahuze izo mbaraga, none izo mbaraga nimaze kuzihuza, noneho bafate bwa buyobozi bwose babuhe wa mwami w'umwaga ugiye kwimika mu gihe kije. Twavuga rero ibintu bigeze mu ikorosi rikomeye cyane, kuko urebe Trump afite manda y'imyaka iyo 4 gusa, kereka wenda nakora lobbying cyangwa ukuntu bazabigenza akaba yagaruka, ariko urabona ko bari gutegura ibintu byihuse vuba kugira noneho nimba baza no mu antikristo wabo aze muri iki gihe cy'imyaka 5-10. Niyo mpamvu ibintu by'ubuhanuzi genda kunda kubyinjiramo ngo nita umuhanuzi, nubwo Imana yamvumbura ikangera kutuntu duke ntabwo bingira umuhanuzi. Ntibingira umuhanuzi kuko zi neza ko iyo wigize umuhanuzi utari we, icyo gihe ugira ibibazo bikomeye n'Imana. Niyo mpamvu iyo uzi Imana bya nyabyo ntabwo wita umuhanuzi. Bari ababyuka mu gitondo bakita abahanuzi, sinzi aho bivana, sinzi aho Imana bavuganiye nabo. Gusa ngiye icyo nzi cyo nuko ibintu iyo bibaye bikaba gutyo, kubera ubuzi uko ibintu bimeze ubisobanura, none ukereka abantu umujyo. Nakubaza ni cyangwa se nawe ushobora kumbaza ati dusigaje igihe kingana gute kugira ngo ibyo bintu bisoze antikristo aze. Ntabwo njyewe nakubwira ngo dusigaje imyaka inini, ariko iyo ucishije ukareba umuvuduko byanze bikunze, kuko nakubwiye ko antikristo niwe uzirangiza. Urebe ibyo bakoze 2019 bere byose twatubize imyaka 5-7 mbere yabyo, tubwira abantu mwijyayo baranga. None ubu ngubu nabyo ibiri kuza bigiye kuza, bari kwihutisha ko they are behind of schedule, bari inyuma y'ibyo bari gukora, bari gukoresha umuvuduko wihuse. Turi mu kwa kangahe? Tugeze mu kwa 5. Reba ibintu byose bimaze kuba uhise ugira na papa mushyashya, papa wundi aragiye, haje umushya, ibi byose biri ku isi yose uko bimeze. Bafite igihe gito. Uki bafite igihe gito rero nuko Imana yasezeranyije mu ijambo ryayo ko bwa bubyutse bwahozeho kera na kare, kwa kuri bya bintu ncukumbura bigiye nkabereka by'ukuri ibyo babeshye, biriya bintu bigiye kongera bigaruke. Noneho bo bari bazi ko bizagaruka, batanguranywe vuba 2019 bahita bakora biriya bya bakoze, kugira noneho biriya bintu babashyizemo bigire gute, bisinziriza abantu badakanguka, batatse mu ubwo bubyutse, kugira noneho dusubirane wa mwuka uri collective ku bantu bose, noneho kugira ngo abantu bibohore yango y'ikinyoma. Icyo gihe rero cyari kigeze, ariyo ya myaka 400 y'ubuhanuzi, nayo bari abantu ba Yuda bamaze muri Amerika bagomba kuba bamaze ko bagiye muri 13-19. 2019 rero ya myaka 400 yari yuzuye, ubwo buhanuzi twari tubuzi, ariyo mpamvu bahise bazana biriya bintu bya 2019 twase tugira tuti twabibonye ubuhanuzi buruzuye. Imyaka 400 bahise bazana biriya bintu, uzi ubwenge yahise yitaza, abandi barabyirukira karava. Turababwira ati mureke ibyo bintu bagomye, kuko twari tubizi imyaka 400 ubuhanuzi bw'imyaka 400 bwari buzwi. Ariyo mpamvu twari tutinjira mu buhanuzi cyane, tuvuga tuti dutegereje bwa bwoko bw'Imana bwa Yuda buri muri Amerika igihe buzatangira kuvuga bati mureke ubwoko bwanjye bugende bunyambaze, kuko ibintu bizakomera cyane. Yama kuba y'imperuka bakubwira ngo azatezwa n'iki, nuko bari abirabura, buriya bwoko bwo muri Amerika bw'abirabura nibatangira kuvuga ngo turasohotse, nka 20-40% bamaze kumenyekana ubwoko bw'Imana. Igihe kiraje rero kigiye kwihuta, batangira bose bamenye ko ari ubwoko bw'Imana, batangira kuvuga bati turasohotse tuvuyemo. Wibuke kandi ko Imana ariyo izabavanayo ubwoko bimwe, izabashyira mu mpande enye z'isi, ikabatoratoranya ikabashyira mu mpande enye z'isi, ariko bazatangira kuvuga bati turasohotse. Nibatangira gusohoka rero nibyo twari dutegereje. Ariyo mpamvu na tutinjira mu buhanuzi cyane, ibyo biri hagati ntabwo tubyinjiramo cyane, kuko ubuhanuzi nyabuhanuzi buzashyuha ari uko bariya birabura bo muri Amerika batangiye kuvuga bati turasohotse. Noneho Imana yivuga iti mureke ubwoko bwanjye busohoke buze bunyambaze mu kuri no mwuka. Nibwo buhanuzi tutegereje, kandi ntago ari kera. Tubona ko byanze bikunze biri mu nzira, nigiye gusa. Uyu mupapa rero reka muze murebe ibyo agiye gukora, kuko uriya wundi wagiye wabonye ibyo yasize akoze ni byinshi. Ibyo yasize yemeje aho yagenze hose, urabona ko yakoze gahunda nyine bamukoresha gahunda irangiye, filimi irizinga. Ibyo ni ibindi tutajya twinjiramo, ariko ngira ngo niba mufite amaso mutangiye kubona. Nkababwira nti rero igihe ni iki,
mushaka ukuri, mukunda ukuri, musangize abandi ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Nkaba nongeye kubashimira rero cyane abakomeje kwiyandikisha muri benshi cyane, muze dusangire uku kuri. Ninzajya ngira igihe nzagerageza mbabwire ku buhanuzi, nubwo nakunda kuvugaho, ariko byanze bikunze urabona ko ntabwo dushobora kubucikira ibiba bituma tuvugaho nk'uko ndizera neza ko nzajya mbavunguraho kuri bike ngenda nibuka cyangwa nzi cyangwa ngenda nanjye ngezwaho na Mwuka Wera kugira ngo bisangize abantu no bave mu buyobe baze mu kuri. Ndakubwira nti haracyari igihe, kanguka ushaka agakiza, ushaka Imana, va mu rusengero rw'ikizira rwahanuwe, abominable church. The abominable church that was prophesied a long time ago irimo iragwa. Urusengero rw'ikizira rwahanuwe kera na kare ruraguye rugwanye na Babuloni n'urusengero rwagomba kugwa. Bizagenda gute? Tegereza urebe ahasigaye, ubundi nzi neza ko azacu wambaye kandi wambaye ijambo ry'Imana n'ukuri, kuko ukuri byanze bikunze niko kuzabatura abantu. Satani ntashaka kumenya ukuri, Satani ntashaka kugira agakiza, arashaka ko ujya mu irimbukiro. Ariko njyewe n'abandi bose bakunda ukuri hano, ndibaza twese tubifurize neza kugira ngo muve mu binyoma, muve mu ibuzimu, muzi umuntu kugira ngo mukize ubugingo bwanyu. Kandi nkuko mubizi bibaganiriza, nyuma y'ubuzima hari ubundi bugingo, kuko utari umubiri ahubwo urumwuka kandi nta gupfa. Shaka rero ukuri inzira z'ikigendwa, uvanemo akarenge kawe. Ndizera neza ko ibintu bigiye kubera muri uru rusengero rw'ikizira rugiye gutuma uvanamo akarenge kawe, nawe utangira ushaka ukuri, uze mu kuri. Karibu mu kuri, hano ku ijambo ry'umwimerere, ni ukuri gusa, nta kindi tubagezaho. Nkambashimiye rero akomeje kwiyandikisha nanone, ni iby'agaciro. Nawe mutariyandikisha mwiyandikishaho, kandi arayi kugira ngo iyi message igere ku bantu benshi cyane, maze uku kuri gusakare ku bantu benshi cyane, gutwikira isi, kuko aribyo bizabohora muntu. Wibuke kandi ukuri kubohora imbohe. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.